Njyewe narabirebaga gutya n'amaso yanjye nari nkano. Umuntu wateye icyuma nkuranga ni Hanta. Ave muko. Basi waretse nkasubira guhinga ugasigara utetse. Ntabwo ujya mu ntusubirayo utari haguruka ufatisha. Ntabwo nzi gucana mu Genda haguruka ucane. Sinari numvise ngo uragiye iwanyu. Urakagwa nzira. My daughter. Shiramugosi afite agasuzuguro karenze nacyo. Kanuka kabi. Muri iyi minsi yabaye undi wundi yasigaye yiyumva asigaye yiyemera ubwiyemeza ariwe. Bashobora kuba biterwa na kari agakobwa yazanye ahangana ko karimo kumwagisirira ngo n'umwana baramubonye. Tureke ibya kari agakobwa. Hanta ubwira afite. Ese ntabwo ubona ko agiye kudusohora muri iyi nzu? Ntuzi uri ikijya mbere Hanta agiye kudusohora muri iyi nzu. Afite ubwiyemezi burenze, ngafite n'uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yatuvanamo. Nkura ndakubwiza ukuri nudaharanira uburenganzira bwawe. Nudahaguruka ngo wirwane aho wirwanirire. Umenye ko dusohotse mu hanga. Wowe ugiye kwandagara ugiye kujya hanze. Sherere kiraho ngaho wige kuri. Ako sinabikubwiye ko inzu ari giye witangiye kuyubaka kuva ku musingi muri fondation. Iyi nzu ikagera ku marenti kazamuka nkayisakara nkayikora amafinisage kugeza ubwo nyise mu pangaje ngumvana mugaza kwituramo. Sawa, ngaho zana icyangombwa cy'ubutaka kinyereke. Zana icyangombwa cy'ubutaka cy'inzu. Zana ibyangombwa by'inzu ture ko hari umuntu nanone. Oya, uretse kuvuga ngo ariko nanone zana ibyangombwa turebe nibahagarika abahungu bamuze ko muri babiri turebe uwo basangiye inzu iyanditse. Shere reka ngubira ikintu kimwe. Muzehe burasiye duteranyije. Afata inzu yandika kuri Hanta. Nuko bateranye isuku. Yaraduteranyije. None se yarabizi neza ko inzu ari giye wayivunikiye. Arangije imbere ko itari Imana yari yaranditse kuri Hanta. Ubwo rero urumva imbere y'amategeko wa mugani wawe nge nta kintu nagenda agira gute nerekana bayinsohoramo. Ahubwo no kwemera ngaca bugufi Hanta kanshumbikira. Ariko none ndumwe ahubwo muri usi gutekereza gute usko wagira ngo ntagaruwe wa undi w'umunyabwenge nari nsanzwe nzi. Ahubwo kuba atarayikwanditseho namahirwe wagize. Ni nka kimwe mu bizakurokoraho. None se webeka imitungo yawe yose bayiteje cyamunara. Iyi nzu iyo muze yaza kuba yarayikwanditseho nayo ibara yagiye mu bindi. Kandi umenye ko iyi nzu niwo mutungo musigaranye, iyi nzu ni iri hano mu mujyi, niwo mutungo mbese nicyo kintu kiremereye mugomba kurwanira. Rero ugomba kurengana uburenganzira bwawe. Iyi nzu tugiye gushaka izindi tekinike zigaragaza ko iyi nzu ari iyawe. Ariko Shere uziko ari byo koko baba barayigurishije. Yego man, banki barayitwaye. Mwari gusigarira nta kintu kimwe mucungiraho. Rero kubera ko iyi nzu hari akaba ari iri no mu mujyi, tugomba gushaka uburyo biyawe. Karagasusuruka muri umuntu akagashira dayiri. Yashira ariko se ndabigenza gutwe cyangwa rero cyanditseho. Wakemera akaducumbikira. Ariko reka mubwire. Harya Shere warambwiye ngo iriya nkuru y'ukuntu twahohotewe y'ukuntu byagenze bagutera icyuma n'ukuntu bantwitse. Harya warambwiye ngo urabyibuka neza? Ndabyibuka Sizabera wakinteye se. Nabyuze. Washere ni Isabelle. Naramwiboneye. Wari usinziriye Isabelle araza arakimbyoro gape hano mu rubavu. Wari urarota rero. Wari uri urarota zari inzozi. Ako nawe urancanga. Hari umuntu mwabiganiriye? Marese nabaze kwibwira mama urumva? Ko Isabelle wanteye icyuma. Nkabwira wa muyobozi w'umudugudu uramubona urumva? Ndetse n'ahantu ubwe kwa muganga aza kunsura. Yarambaje turibuka situation ukuntu yagenze. Ndicara ndabimurondorera byose ukuntu Isabelle yaje n'ukuntu yagutwitse mbireba kaza nanjye kambyoro 10 incuro zigera kuri enye yarangiza akakinsigamo Hanta kaza akaba ari ukimvanamo akatujyana no kwa muganga. Byose nari mutekerereje. Nyumva neza. Kuva uyu munsi ugiye guhindura indimi. Ibyo wavuze ugiye kubihindura. Jeremy nduri nkuru. Ugiye guhindura inkuru ntusongere kuvuga ko ari Isabelle aguteye icyuma. Kuva uyu munsi bigiye kuba Hanta. Iki banzu nyumve. Narese kugenda numva byashoboka. Ikishingiro banzu nyumve. Gutese. Iki cyaha tugiye kugishyira kuri Hanta. Ukuntu uzajya uvuga ko nuza kubaza akakubwira ngo ko bwa mbere waze kari Isabelle uzamguti nari mfite igihunga. Nari mfite ubwoba, nari mfite ububabare.
kubera ko Isabelle rero umuntu twari tumaze igihe dukubitana tugongana ubwo numvaga ari we waduhemukiye waduteye icyuma gatwika na Michelle atari ko ni Hanta uti Hanta nakangutse afite icyuma ari kumgeruka kubyumva ugiye guhindura inkuru w'inkanurira ngo ndebe siko umuntu ugize ubwoba ngo inkuru tazo wakino none se ubwo ibyo bintu byashoboka nabeshya gute wa makuru igihe ugiye gushingira Hanta ari guhigwa Hanta ari guhigwa kuri polisi bari kumuhiga ngo burya ngo bafashe icyuma cya kindi yamvanyemo icyuma ngo baragifashe baragipima basanga ibikumwe biriho n'ibiki byose n'ibya Hanta ubwo ngo polisi kumuhiga naramuvise ejo ndabivuga arashaka guhunga cyangwa agakwepa cyangwa akagira ukundi burya tekinika Hanta ni uri guhigwa ahubwo ibyo bintu birashoboka ko inkuru twayemwira dosiye ni wiriho ni nawe uri guhigwa ibya Isabelle bivane mu kanwa kawe ugiye kwirengera nk'umugabo kandi ibi ngibi ntabwo ndi kubikubwira kugira ngo Hanta tumushirishemo bamufunge oya uko biri nawe ni umuntu wacu umuvandimwe yanatugiriye neza aradufashije ukumva uzaca mukora muri rwuma numvishe nzutse nubwo nyine bafashe duhanye urukiko aruvanamo umva Hanta nubwo tuba turimo gushwana shere yaradufashije nyine mva nanjye ikintu ushaka dupange nk'ubu nk'abantu badashaka guhemukira Hanta ahubwo nk'abantu bashaka kwirengera ku buzima bwacu ntitubipange kugira ngo Hanta bamufunge nawe twaba turengereye tubaye abagome kandi nabo turabagome ahubwo Hanta dosiye mujyeho noneho niba muhiga bashaka ko bamufunga birasaba ko mwumvikana wowe nawe rero nimwumvikana ahita akubwira uti wowe ngo uti Hanta ntabwo nshaka gufungisha urabona nta buzima mfite minzu nibereho ndabizi Hanta numugira neza n'umwana mwiza aratabwa ati bamugana kugira ngo mfungure kandi yaravumirira twishakira ubuzima natwe arahita tureka dushakisha ubuzima habaho kumvikana yamara twarigerageza ariko ngira inama kuri iki kintu umuyobozi nzamubwira ngo iki mama nzamubwira ngo iki nzongera ngende mubwire mama ngira uburyo nzagenda ngira uzavuga iki se uzamugura uti naje gusubiza ubwenge inyuma nsanga ari ihungabana nari mfite uti bya bintu navugaga bya Isabelle byari ugukeka kubera ko ari we twari dufitanye ikibazo ariko wari warigize umusazi nkakeka ko ari we utahubwo twaje gusanga ari Hanta none se kandi na polisi ivuga ko ari Hanta se bazaba kuveba iki kwamuganira nabwira indege muri ikiva no muri koma ariko ndaba yacangana iki uzamugura uti nari napararanganye ubwe mpugange butari gukora ako kantu ako bityo twirengera ariko ntidushirishemo Hanta tushakisha ikintu cyatuma twe twibonera inzu twibereho gusa Dave ni gute Hanta yatinyuka akantenguha akari akageni uburyo yatwijijisheho yigira umuntu mwiza none kuri iyi nshuro nkaba mwiboneye n'amaso yanjye aniga umubyeyi utwite Dave kuri iyi saa tugomba gukurikiza ikintu cyitwa itegeko kuri iyi nshuro harakora itegeko Dave sinzi ukuntu wabyakiriye kubona umuntu aniga umubyeyi ufite iriya nda ni nk'aho ari imvutsi nanjye ubwanjye nabaye shoke urumva ntabwo nexpectinga ko Hanta ashobora gukora ikintu nk'iki ngiki sibyo gusa ariko ndumva tutakagombye kumucira urubanza nonaha hano hantu ino nkuru ifite side nyinshi cyane tugomba gukonsidera Dave side ubu hari ikindi kintu ushaka kubona kirenze icyo kuba waniga umubyeyi utwite ukeneye ikihe kimenyetso kindi Hanta ndemeza yuko ari we wafashe biriya byuma akabitera Nkuranga kandi uko biri kose Megan reka tugendane gakeya ubu ngubu urimo uratekereza hashyizemo n'ama emotion kandi urumva ikiriho cyo ni kimwe sibyo Hanta yakosheje ntabwo mbitindaho urumva ariko nanone Hanta ni umuntu w'inshuti ntabwo twakagombye kumukuraho amaboko gutyo urumva icyo tugiye gukora ni kimwe tugomba gushaka Nkuranga tukamuganiriza tukamukuramo amakuru kuko urumva jewe Hanta tubwira ko Nkuranga ambwiye ko Isabelle yari amuteye ibyuma kuba uyu munsi Michelle yamuhinduka akavuga kuri ibyo nta gitangaza kirimo Michelle n'ubundi basanzwe bangana urumva Michelle yapfiki n'ahandi kandi bamaze iminsi muri izi saga zikugira bamaze iminsi bari muri saga bashwana ngo sijye ushaka kuba mu nzu ngo ndi iki sinzi nimba wowe
wakumva uburemere bw'umugore utwite ndabyumva none umuntu wagerageje rero kwica umubyeyi utwite oya nanone birasaba biragaragaza kwica koko nawe kweli calm down kumuniga umubyeyi abisobanukiye ko afite umwuka mukeya gute yagira ubwoba bwo gufata icyuma kandi yari afitanye ikibazo na mukuru we ni ibintu byumvikana Megana ntago urimo bishyiramo amarangamutima y'uko uri umugore oya sinzi nimba hajya narindi imbere yawe mbere yuko mbibona nabyiboneye n'amaso manzi impamvu utari kubihura buremere ari ukubera birashaka kuba wabibonye byarangiye biraremere none se what do you want to do ko dukurikiza itegeko Megana ibintu byo kwimplicatinga polisi ubu ngubu haracyari kare reka tubanze dufate igihe tukumbure tuneke dukore investigation yacu tubone kuvuga ibintu bifite fact uribuka nkusaba iminsi ngo mi iminsi ngo ngire gutya na gutya yego ngarura amahoro ngarura iki wabonye ibyavuyemo bon biri uko biri kose twagomba kuba twarabye expected uyu muryango uracyari volatile mu gihe bataragiye reka nkwereke ugize neza kunyibutsa nkuko wampaye iminsi nako nkuko naguhaye iminsi nanjye mpiminsi sibyo tubanze ducukumbure bino bintu nitujya no kuri polisi sibyo tugende dufite fact niba usanga dufite fact z'ukuri ndakaraba Dave ariko wowe nk'iminsi kwanza bino bintu tubanze tubigire kuko uyu munsi turamutse duhubutse tukajya kwirukanyira kuri polisi ku investigatinga tugashyiramo n'abandi bantu ntago turaba tubaniye hano Dave ngiye kubikorera wowe kuko nzi neza ko twakoranye bikorere ngewe ariko nubwo mbikoreye wowe ntago ndi burenze amasaha 78 nabiki kuko uyu muryango wongeye kuvamo ikindi kibazo ngo turi kwirindiriza nge nawe nitwe turi abanyabyaha kurusha ababikoze aya masaha 72 nagushira na Dave ndabikora uko nabikubwiye 72 yego sinzi icyo ukora sinzi icyo ugira gute ayo ngayo 72 okay kuko dushaka kurangara ngo turi kugikomeza twongeye iminsi ugasanga none ahubwo umuryango wa Ruheta amacumu wose urazimiye hejuru yo kurengera amafuti nizere ko bitazagera ariko gusa ikiruta byose nizere ko tuzabona Isabella vuba cyane sinzi impamvu kuri inshuro nahise nibagirwa Isabella bitewe n'ibyo niboneye mu maso yanjye hatakureye mu maso yanjye ariko Isabella ni ngombwa ko aboneka tu reka turebe ko ayo masaha 72 arangira ari icyo ugezeho ariko ndakubaza wa mukobwa we sinari numvise ngo uragiye iwanyu urakagwa nzira niba ugiye ugwe mu nzira ntabwo nyigushaka hano nagira amahirwe nkumva ngo inkubira kwanuriye mu nzira nibwo nahumeka nahundi iyo nkureba mba numva mu mutwe wanjye wapi nta kigenda ako si mama natwa mahiri ubuzanziza ngo iwacu turakinnye Imana yabaye kariwe yatwimye ibyo bintu zabindi ngese nabigizemo uruhare basi ngiye mbabari ntabwo nzongera ntuzongera se kujya gute ko nakubwiye ngo utahe watahe basi nimbaye n'iki ntukageze izo njaba zawe rashyano nta soni ko nakubwiye ko ndagushaka uzoza izo njaba zawe unjabata mu biki uzongera no kunkuraho ngiye nzakwereka nta busa bw'imbwa wagize ngo ngenda kina nawe twumutumo ugende ntuzagaruka sohera iwanyu mu batindi uzi nkuhavuga ko mbamukoreye unkoreye iki byonyine ibyo unkorera byo kungenda mu maraso ngakubona imbere yanjye ni ikosa rikomeye cyane nta kintu nari mukoreye najya gusaba imbabazi usaba imbabazi ngenyeneye kuziguha
ariko ni ukuri kw'Imana irambabaza kandi kunziza ko iwacu dukennye nanjye nta ruhare nabigize. Reka uzira byinshi. Kandi nta n'ikintu Ugira amafuti nk'ay'ingurube wowe. Uraruga, ugira gute wanyu ni mu batindi, ni ibintu byose bibi bikubaho. Urabifite nako, nanjye ngo bikubaho. Ariko ubundi kuki watubyayemo? Kuki? N'uyu munsi ndacyaruga leta impamvu watubyayemo. Ukuri kw'Imana, Imana yamwishyura isabu. Mwana wa yewe mva mwana wa rero ndagukunda buryo nugiye kugenda urumva ugenda amahoro mwana wanjye urumva ngoro wanyu mugiste kuri uyu se ni umwana mwiza cyane ariko zikunda agira amarangamutima amarangamutima ye rwose aba hafi kandi muhanura mubwira uko agomba kwitwara n'iki hagira amarangamutima nuko ararira ariko zikunda ari umwana mwiza umeze neza ubu umukazana wanjye nkunda cyane ni ukuri ibyo muvuga ni ukuri maze rero ugenda amahoro n'impanuro bari kuguha genda amahoro utashye mama wawe umusuhuze mubwire ngo natwe tuzashaka ukuntu twaza kumusura sibyo ariko uzagaruke vuba nzagukumbura pe ikibazo biranshimishije none se niba atari ibanga mumbwire nizihe mpanuro uri kumuha zituma impanuro siko nawe ubaza byinshi ubwo se iby'umukazana na nyirabukwe baba baganira ni ngombwa ngo byinjiremo si ukuntu umukunda biranshimishije ariko se reka nkubaze birantangaje mugenda mugeze ku rwego rwaho mugenda mwasize akuzukuru reka ntabwo umwana wanjye namusiga njyewe uyu ngaho yego yabikize ese sheri nanjye ntabwo natuma umunsi asigara ntabwo ngo uvugire hejuru oya lebura bisko nkunda kuvugira hejuru nta kibazo ese maboko yawe ari kuri bwisoni ariko nyine kubera ukuntu ngukunda ndihangana mama humura n'ubundi tugiye kugenda tubasure tunavumira twabonye ko tugende tukagaruka ntabwo sheri tujye guhindura ntabwo imyenda wavanye si iyo waje wambaye ntabwo wagenda wambaye gutyo nanjye reka mpindure sibyo tegure n'umwana tugende maze uzabwire mukecuru anyohereza igitoki n'imyumbati y'ubugari nta kibazo azamubwira rwose mubera nyine ariko none urukundo mufitanye icyo ubivugaho ibyo bintu byanyu by'urwo rukundo nzabibona wibeshye bimenye ngwino abimenye ujambo yego njye nawe genda vuga ngwino ndashaka kuza kujya mu kazi sheri nzamubwira ariko nyine nawe ntukazajya umbwira nabi nta kintu mba nagukorera reba ukuntu aje ugahita wigira umwana mwiza urimo sheri tugende kagiye gutuma rega anyumva ese ndi umwana ntabwo ndi umwana ntabwo gashobora kunjijisha ngewe ngo mbye maze kaniranye n'umuhungu wanjye aho umuhungu wanjye ajya amvume buri munsi njye se ndinjije ngwiyo mana ni nziza iyo mana ni nziza ni nziza ni nziza pe abayisenga ni beza harimo nanjye jana ujye uzangira umukire mana ndakwinginze papa urumva ukuntu batereye inzu urimo gusakuriza ntabwo ushobora gukora akazi kawe udasakuza ko kuririmba bituma umuntu agira motivasiyo yo gukora ubu kandi ncecetse wasanga none se ntabwo ushobora kuririmba gakeya nibura udasakuza iyo mana ni nziza ukuntu inzu yiteruye abantu bariryamiye abantu bararuhutse abandi bari mu bindi bishobora barimo kwikorera mu nzu ariko inzu wayiteruye igapfuye gafusha tukabanya induru yawe jane ntabwo wumva ibi ni ubwa mbere bikubujije ako se ko bavuga ngo ko mwanyinye telefone ngo nyinshi y'imizi imaze kunyweshiza ya bluetooth reba ukuntu kandi uraza tusana dutereka imbere y'abantu n'ukuntu urimo kugenda wajya ukora ibintu n'umutima wawe ako se ko naka utangiye kubaza iby'imiziki urica akazi kawe waje hano kumva imiziki niyo ituma nkora bimeze bite hano mu kazi bimeze neza cyangwa ndi kumbwira ngo bimeze bite uri kubimbaza banumva twabaye inshuti nka dadi wanjye
niba mukunda ababosi nkamwe mwicisha bugufi mutagira amahane ngo bimeze gute mu kazi akazi ko kameze neza turaho ndashima Imana ndanashima Imana ko yanabakijije muri bazima mumeze neza Mana ushimwe urahabwa amashimwe uduhe n'amafaranga menshi muzananyongeze nkora neza none se bimeze gute ikizi Vumilia nyine Vumilia na arimo aritwara gute hano mu rugo yitwara neza nta kibazo yitwara neza kwitwara neza ushaka kuvuga ni gute niyo n'umwana mwiza nta kibazo nta kintu yicara nicyo kiza ako akiza byinshi ntabwo ageze kubagara yemeje mu gikoni se utetse n'iki byose ahubwo ni uteka asigaye azi guteka urambwira ateka nibagarura jango ngo iki uzi ko nshaka guteka ngo iki bintu numvise nibyo Vumilia za mu gikoni agateka umunsi wese byore n'injose ndo bitetse si wowe ngo iki nyine ibyo yatetse si wowe wabiriye n'injose usara kuvuga ngo bayamaze we ko cyane baguze guteka we wishimye ariko je warasaze namura mu kazi wawe muri mu kazi uvukana n'umugabo wawe wavumiriye ubwo mupfanikira ni umugore wawe muto ariko je warasaze iki gikoni ni ibiro byawe urabizi neza nta wundi muntu wemere kuza ngo yinjiremo akora ibyo yishakiye cyane cyane nka Vumilia ntabwo ukora umuruzi nka buriya turuzi ariko bose yakuruga ariko ushaka kuvumira waragowe none se kata umuntu yabuze gukuroga uri mu kivuga utamurazi kampata ko ngo ari wowe umuntu yabuze kukuroga uri kwa muganga azakuraga wageze mu rugo ko wari ugiye gupfa kuko atavuze ngo ikanye no muhuhure ubazakuraga kuko ariko wageze mu rugo uri muzima rwose muramubeshya uriya mwana nuko umwana wize nuko mutanabizi buriya Vumilia umwana wa mbere witonda muri iyi nzu uzi ko buranasenga usaze muri la parakata inana kasmara uzi ko avuga no mu ndimi ariko wowe uzahora usanga uzishinga ibintu bya Vumilia uriya ni shitani ribi cyane urumva baze na kwihaniza iki gikoni ni icyanjye cyangwa ni icyawe kuba narakiguhamo ibiro bivuze yuko wigaruriye igikoni ugiye kuzajya ushyiramo abantu bose ushatse harimo n'amadokima yanjye arimo amazina yanjye Jeanne baramubwire Jeanne sinshaka uriya mugore hano muri iki gikoni azajya hanyura wenda ari igikombe azanye ariko ibyo kuvuga ngo yakase ibitunguru yahase ibitoki yateretse umuceri yakoze amasupageti mbabarira ukwiye kugira ikibazo cya Vumilia nako Michel niwe wakuroga kuko niwe usigaye ugira umushinga kaginga zongera no kuvugira ngo Michel nkubwira gute nana gukubita se kukugira inama nako umunsi mwiza kurenza kino gipangu ngira inama zibiki ko kameze gusa ngo Michel agira gute ariko se ko mba gukunze nshaka kukubwiza ukuri umbwiza ukuri kwiki urana Michel yandoga nge mba ndi kuvuga no kubeshyera Vumilia mubeshyera se navanze kabanze kakareba ukuntu yagize mu muna wanjye ubona atari gishungo nafite ubwenge yirwa nshobora witikurita ari ngombwa isura umugore abikoze muri Vumilia umanze kaga kabutaje ntabwo kakaza muri bana wiki kandi janza kwicira wo nzongera kubona muri iki gikoni uranyumva ko gasa gusa koze ngo mbase mutajya mushyiraho nayo kunkubitingi urashatse yo tuyashyiraho ariko uzi ko umuntu cyane muri inzaringi sindagukubita umunsi nzongera kumusanga no muri kino gikoni cyangwa se mumbwira ngo yakandagiyemo ngo nibura yogeje n'isafuriya twe tugiye gutekeramo nzahita kwirangiriza niko uzemere yuko uzajya yishyirwa kubiswe agatsina umuntu akabwira ntikumva ndakwiye ko umuntu ari umurozi yaroze muri umuna wanjye yabaye nk'igishushunga ibyo dukora nawe ntagitekereza neza none murashaka kumukurura muri hano urya ngo azaturangize Jean nizere ko mbikubwiye ubwa mbere n'ubwa nyuma nimusangamo nzakwirukane urashaka nzongera mwirukane niba udashaka kumwirukana rero menya ibyo ugomba gukora mu biro byawe n'abo mugomba gukoranamo sinzongera kukubwira iki kintu kandi ubonye hari n'utundi tunakora tudasobanutse uzajya umbwira wabyumvishije kugira ngo umenye uburyo mutwara umwirinda atakwica mwirinda ibyo ntabwo bikureba ujye umbwira ibi byo ubona ko byangiraho ingaruka biturutse kuri wa mugore kubera ko ntabwo ari mwiza ibyo byari ngo arasenga senga biki
uriya mutindi w'umupfapfa gusa. bazakurwa uzapfa nabi. Ubu buzana amahane gusa. Ikibazo nuko mu nkubita gusa niko ikibazo mfite. ko wicarwa hose handi surahamaze ariko zumbaza ngo ntango tere nta nako gutsamura watetse yewe ndi umukozi wawe maze agatsinda akaza hurumba aratinda mfite inda n'indi y'umudomo genda ucane muzikuteka hari ibijumba ejo nazanye hari n'uzu tuboga twaraye genda ucane uteke ntabwo ndi umukozi wawe ibintu ni bibiri ni wowe uri kuribwa n'inzara hari ukugenda ugacana ugateka cyangwa se hari no kubireka ntagahari turatinda tugakunda nta tugashyira hamwe mbega tukajya kumvikana ukangira nkaho ndi murumuna wawe genda bizi nimara kurangiza uriya murima maze nko kubyara ndabizi neza yuko ako kantu wongeyeho kareke ko kubyara kareke subya akantu wongeyeho ko kubyara kareke wari ubitangiye neza nanjye ndimo kubaza umutima uko icyo ngiye kugusubiza kantu ko kubyara we ntabwo mbizi sijya waguteye wowe genda gake ntako ntakugize niba ushaka ko tuba abavandimwe none se umuntu wakwakiriye ko mudashima nkagushyira aha tukaruhana tukaryana kabisi n'agahiye uragira ngo nkukorere kindi wiriwe nabyumvise ngaho haguruka dororogota ibintu uze hariya ujye gushyira mu ziko ngaho genda rogota se byatse hari ndashyira mu ziko haguruka se jyana nyine ibi ni ibifatisha uracyanza nkwezanire n'utunana uko tuza ngo tujye tubana neza se tujya kujya dufatanya neza izi nizihishe ibijumba enda urabanzamo muziko utwo tuntuze utwo dushishwa ufatisha tugiye kuba inshuti se tukajya dufatanya ibintu byose ufata neza birimo amahwa bitaza kukwica enda ngaho haguruka basi waretse nkasubira guhinga ugasigara utetse ntabwo ujya mu muntu ntusubirayo utari haguruka ufatisha ntabwo nzi gucana mu genda haguruka ucane n'ibikunanira ndaza kugucanira ufata ibyo bishishwa nese ugira ngo inda ntirisha kabi genda nyine wiga guteka none se genda urabanzamo ufata neza bitakwica ibishugushugu se kubisize nzaza mbifata teka cyangwa ubireke ariko njyewe ataraza ngo njya kugutekera biri hehe nari mbikuye mu nzira rwose byari reka nze mbikuye utu ni two ucanisha hanyuma ye ngaho genda
byananiye. Yewe ndaje rero Mariya arampamagaye. Utogose utwo tujumba ndagira. Nandeze ko byananiye waje. Cana yewe reka nzanzane n'utugori hepfo hariya twoko. Ngaho ca. Yakunanije. None ndabigenza ne koko. Kandi ubushankuranga arimo ararya ifiriti we na Michel. Sinabikoreraga iki we. Michel meze utese ndabona noneho ufite akamorari mu gakeya. Aha. Ariko uzi ukuntu ngukunda. Cyagiye rero wanteye ubwoba. Cyagiye ndi kugushihura se. Sikoro wankanze. Abona noneho ufite kamitende. Mama nanjye sinjye. Ubu rero ndaha ariko nyine biri aho bya kinyarwanda ndaho se ko nta gahenge mba mfite ubwoba ko umwana wanjye azagira icyaba dore ko hanta navumiye bari aha baba batanyoroheye. Ariko rero umwana niba wumva yonka mu nda hanta navumiye bazakugira batese. Ni Imana. Wa mugani wawe Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Yewe cyagiye rwose narebaga reka. Mama nanjye sinjye mbabarire rwose ko naragushihuye nyine n'umushi. Sinzi nanjye ahantu umushiha uvuga numvaga mbabara kubera n'ibi bisebe nubwo bitarakira ariko ubwo bimpa agahenge. Nkumva sinshaka umuntu mvuga. Numvaga undeba wese ari kunseka ati dore ko yabaye. Guseka se ko ari umubiri. Yewe. Wanze umuntu ava mu bitaro yarataye umutwe. Mva udatuma twari kugira ngo ahantu ujya ukaryama amezi. Noneho twaryamye amezi arenga 3. Twari n'igihe umuntu anibagirwa n'ibyo yarazi. Mu bitaro haragatsindwa n'Imana. Haragatsindwa na biriya bitara bihora byaka. Na biriya imashini biba bikuriho. Siko nanjye nigeze kujya mu bitaro nkatindamo. Nkavamo numva narazizengeye kandi n'ibyumweru 2 nari muzemo. Ariko kubera biriya bitara bihora byaka n'iki yewe. Unajya kumva ataye umutwe. Imashini ngo twaje turi bazima. Nkuranga nawe yasaga nawe yataye umutwe. Ukuri. Yasaga naho yataye umutwe nawe kugira ngo azagaruke muri mudu byatwaye umwanya. Si wenyine nanjye nuko nkuranga se nibyo n'ubundi yavugaga akavugishwa akavuga n'ibyo ataza agapfa kuvuga biraho. Nuko urwara igihe kirekire ariko. Yewe. Siko ashobora kuba yaranajijinganyaga ntabwo yibuka uwamuteye icyuma neza. Kandi nyamara twese turamuzi. Mwese muramuzi? Turamuzi. Yewe nanjye ndamuzi ngendane by'uko Isabelle se ni Isabelle niba na nkuranga ntabyo akubwira ariko twebwe turabizi. Ni Isabelle. Wewe umva mama yewe. Uko niko kuri muzi se? None. Ntacyo muzi niba ari ibyo. None se nindi. Mama muri urugo tubana n'umwicanyi ruharwa. Ahubwo azatumara niba ari ibyo. Uzagenda amara umwe. Ari Isabelle. Wateye icyuma nkuranga. Reka. Siko nkuranga yambwiye. Njyewe narabirebaga gutya n'amaso yanjye nari nkano. Umuntu wateye icyuma nkuranga ni hanta. Ave muko. Urashaka kunteranyiriza abana? Nta soni. Ngo ni hanta. Ndateranya se biteranyije cyane. Oya. Ni Isabelle. Hanyuma Isabelle akimara gukora ayo mahano ni yahise acika. Hari ubwo mwongeye kumubona. Isabelle sinamuvugira kuko yakoze amahano. Oya, niba uko bimeze ntabwo numvikana nawe. Umva ngusobanura ukuntu ibintu byagenze. Njyewe nari nkanuye narabirebaga mama. Ahubwo nkuranga niba yarakubwiye ko ari Isabelle nibyo nkubwira ngo yari yarataye umutwe ntabwo yibukaga neza ibyabaye. Isabelle niwe wamenye amazi pe niwe wantwitse. Yanakubise na nkurangana na muzirika ibyabaye byose imbere na ntabwo ariwe bateye ibyuma se. Hoya. Byagezeho gutera icyuma ni hanta waje ashaka nyine kutwica ngo turangize asoze imigambi ya Isabelle niwe wafashe icyuma gitera nkuranga. Ndakubwiza ukuri. Mama yemera ukuri ndi kukubwira ni hanta wateye icyuma nkuranga narabirebaga gutya n'amaso yanjye. Ngaho. Uzabaza amakuru.
none reka nkubaze wowe uzuje gutabara ntabwo wasanze hanta yuzuye ibiraso kuba yari yuzuye amaraso se bivuga yuko ariwe wateye icyuma hanyuma ko yaba yarakoze ku cyuma wenda agikuramo mukuru we kubera gutabara akabakecuru rero namwe muransatse mama ko warushaje neza ufite ubwenge bukora nk'umuntu wize w'umusirimu ibyo bintu gutekereza urukumva bibaho hanta umuntu wize muri Amerika amashuri hanta yizura yaza ubwenge bwa hanta urabuzi ni gute yatinyuka gukora ku cyuma bateye umuntu kandi abizi neza ko ibikumwe bigumaho abizi neza ko ibyo ari n'icyaha ari kwishinja ari kwitaba mu nama akemera agatinyuka agakoraho ntago hanta ayo makosa yakora ahubwo yashatse kugira ngo icyuma gihishe burahana gihishe nase ubwo yarikoze abishaka abigambiriye yamuteye icyuma bishaka yabigambiriye ahubwo kiriya cyuma ni imitwe kugira ngo agihishe aburizemo nyine bitazamenyekana ko byagenze ni uko wayisuza ukahatunguka nyine agifite biriya biraso n'icyuma kikiraho ahubwo aba yaragihishe wa mugani nanjye naraje sanga yuzuye amaraso afite icyuma mu ntoki biranshobera wabona koko ari we nibwo ndabizi ariko niba ari nawe azafunga pe azamufunge n'akazi kandi nibamufunga wa muntu njye sinzamugemurira uzaba ugemurira ishyano se mu bisi wabikoze niba kuko cyane nako niwe akubwenge hanta afite urumva yatinyuka gukora ku cyuma nibamufunga ntazantegereze ngiye ngo nzamugeraho ngo ngiye kumugemurira tubana n'umwicanyi muri iyi nzu mama ego komana hobe uraho uraho neza gira umugabo n'abana ego ndabafite ntakora uko basubiza ndabashimye ndabashimye nyine se simbizi ko bafite nyine shima kandi ushime bivuye ku mutima rwose umeze neza umeze neza nize gutambaza umuzukuru wawe urantunguye ubwo se aho utekereza namusize rero ariko se namusize umwana na sese baraho nabasize ndakubeshya basigaye inyuma ahubwo ngiye mba mvuye mu modoka nzanye ukanza mwati nkumbuye mama ubu nabo barimo baramanuka ngaba ngo mana nyagasani hobe muraho gira umugore n'abana ndabashimiye yego mama meze mutese karibu bebe mwijo sanga mami mukuru yarakuze gabise wampaye wampaye ra mami mumeze mutese gaho turaho makuru y'iminsi turaho tumeze neza tubakumbuye iminsi nari ntangiye kumwanjamo uramutabaye nari ntangiye kumubaza ukuntu umwana na se bari dore yanze kuturindira ngo akumbuye mama we ngo turamusangayo atinye tutavana mu modoka ko mumeze neza ni ukuri turashima imana amahoro nuko nizere ko umeze neza aho uri nta kibazo umukecuru mubanye neza tubanye neza nta kibazo shaka dadi hanyuma se abarwayi bimeze bite abarwayi bameze neza bateye agatege gake gusa twahuye n'ibibazo nyine nkuranga mu kuva mu bitaro bitewe nuko buri abanyamujyi tuba dufite amadeni menshi ya banki bamutereje cyamunara ayiwe ariko arimo arisuganya bizasubira ku muri iyi minsi imana izongera imucira inzira bimere neza ariko nkuranga ko nawe aho akubititse arakubititse buriya ntamaze kubona ko ibintu ntacyo ibintu mwana wanjye tubikunde tugire gute ariko tuzajye turya utwacu twavunikiye ariko utwundi tutureke ibintu nta nyirabyo ubu aka kanya baje guteza cyamunara ariko bimaze igihe yari yakiriye gusa buriya icya mbere ni uko umuntu aba afite ubuzima aravuga ngo haguma amagara
ibintu ntibishakwa ubuzima ibintu ntibishakwa ibintu birashakwa kandi shaho avuye kure nimvuye kure muri make yari abisize ahubwo se shaho abikunda abisigiye ndabi ibyo byose se mbwira se yanshorekeye imeze iteye shaka mama we yarahiye mu maso sikunameze yarakobanye mama ariko ndumva bizi ntabwo ntago arakira ubu se byibuze yagarukanye ahubwo amahana yafite ubu aba yumva nyine abantu bose iyo bamurebye bari kumuseka aba yumva nyine afite ikimwaro umurebye ari kumuvuga umurebye ari kumuseka ako buriya nawe azagira yiyakira nanjye mubonye naseka reka nkubwire ukuntu naseka ubundi buriya yumvaga aziyorobeka ku mugabo w'abandi kugeza ryari nyine ni intamenya ubundi baravuga ngo intamenya irira ku muziro yego ikindi kandi buriya nawe ntabwo ari we ni satani wamushutse kuko iyo aza kuba ari umuntu utekereza byibuze ari gutwara n'umugabo w'abandi ariko akajya mu yindi nzu ibaze mu nzu bwenge bukeya bw'abantu ibaze ubwenge buke bw'abantu aza mu nzu irimo n'umugore kandi bavuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe mu nkono imwe urumva naho ndetse wenda Isabella nyine yakoze amakosa yarihoreye ariko nawe baramubabaje ku rundi ruhande rwose Isabella bamwishe urupfu rubi bamwishe urubozo nubwo yaduhemukiye nubwo nawe atari shyashya birabe n'abantu ntabwo bapfa kubyihanganira wabaye icyo ngaho usanga umunaniro amaze kumenyana na papa yarishakira papa urishakira papa dore n'ubundi ubwo arahindukira ari wareba papa yego ndashaka daddy ndashaka daddy yego wasanga afite ibitotsi gafite ibitotsi kaje katanasinzire mu modoka reba amahana asigaye agira umwana witonda burya ujye witega umwana witonda iyo arize uko agenda akura ashobora guhindura agira amahane niko se ho kanyagwa ubu rero nkuranga aratuje n'uwo mugore we aratuje nanjye mabukwe tubanye neza nta kibazo narakureze rwose nkwigisha guca bugufi nkwigisha ko n'umuntu yagusatira ugerageza gusubira inyuma aho kugira ngo umusange warakuze numvaga utazarusya oya nitwaye neza humura mami Vumiriya ntabwo ari umwana yambwiye ko mwamuhaye impanuro kandi rwose zarakoze pe noneho ukuntu aba ari inshuti na mama yego mama bariyunze ubu ngubu nicira ahantu ikubite nyine nta muntu uvuga ibaze ko tugiye no kuza akabanza akamuha impanuro akamubwira nti mwana wanjye uragiye sinzi utuntu bavuganye ariko nyine tw'ababyeyi aramubwira nti uragiye ariko ndagukumbuye ugaruke vuba yese ndacyavuga erega buriya nyabusa erega buriya mama wawe amaze kureba yararebye areba umwuzukuru twamubyariye aravuga ngo icyo amaze kureba none si bicika mu maso ye si byinshi ngaho Isabella yararebye abona ko Vumiriya ari imfura y'u Rwanda umugore n'uyu hari igihe nyine wirukana uri guguna ukaza n'urimira bunguri mana we ariko tubite ibyawe cece kuri gusakuriza abakuru ariko uri inkunguza ahangaha cyangwa uri igiti